ntabwo byakunda. Ni ukuvuga ngo rero kuko mbayeho nuko. Benshi basobanura ubuzima mu buryo butandukanye. Hari abavuga bati kubaho ni ukuba uriho, abandi bati kubaho ni amafaranga, abandi bati kubaho ni ukuba uhumeka, abandi bakavuga bati kuba waravutse nibwo buzima. Ariko uburyo bwose dusobanuramo ubuzima buratandukanye, ariko burya mu buryo bwose bugaragara, uburyo bwose ubuzima twabusobanuramwo, burya ubuzima ni ukubaho wishimye, ni ukubaho unezerewe, ni ukubaho intimba itabasha kugera ku mutima wawe. Muze kunyemerera, uyu munsi turi mu karere ka Gasabo, aho twagiye gusura umubyeyi umaze igihe kitari gitoya arwaje umwana we. Nk'uko mubibona hano kuri kamera zacu, ni umubyeyi ubabaye koko, ni umubyeyi ufite intimba. Kubona umwana we mu bana yabyaye akaza ari imfura, ariko akamubona gutya, ni ibintu ushobora kumva, ariko bikaba hari ntekereza ko byakubabaza aramutse abaye iwawe. Gusa burya abanyarwanda n'abahanga bajya bavuga ko umwana wese ari uw'abanyarwanda. Niyo mpamvu natwe twateye intambwe kugira ngo byinshi ku buzima bw'uyu mwana, byinshi ku mateka y'uyu mwana, uko yaje kurwara, na bugingo n'ubu akaba atiga, na bugingo n'ubu akaba atareba, na bugingo n'ubu akaba adashobora kwigenza, byose tuze kubimenya, tubive imuzi, hanyuma tumenye ubuzima bw'uyu mwana. Ikiba kigamijwe mu by'ukuri ni ukugira ngo dufatanye muri runo rugendo rwo kubaka igihugu cyacu, mu gihe hari benshi bababaye, yewe bashobora no kubura ubushobozi bwo kuba bageza abana kwa muganga ngo bahabwe ubuvuzi bwisumbuyeho. Nubwo igihugu cyacu ntako kidakora ngo ubwisungane mu kwivuza bugere ku nzego zose, bugere ku baturage bose, ariko mu by'ukuri hari aho nyine biba bisaba imbaraga natwe ubwacu kugira ngo dufatanye. Uyu mwana nk'uko mubibona yagakwiye kuba ari mu ishuri, ntabwo ari umwana mutoya, ngira ngo muri kubireba, ariko ni kuriya, ni buriya buzima abanamo na nyina, ni uru rugendo abanamo na nyina, ni ukwambika, ni ukugaburira, ni ukoza, mbese ikintu cyose gishoboka ni uyu mubyeyi. Mu by'ukuri intimba y'uyu mubyeyi iri ku mutima we, ngira ngo mu kanya muraza kuyumva, nta kintu akikorera, yewe n'amafunguro murabona ko mu by'ukuri nayagerwa ku mashyi. Ntabwo ntekereza ko ari gukora ibingibi kuko afite ahandi yakura. Byinshi byamushizeho, ibyo yari afite byamubeshagaho, ibyatumaga n'abandi bana babaho, byose byararangiye. Mwebwe rero nshuti mudukunda kandi mukaduhoza ku mutima, ari nacyo natwe tuhora tuvuga tuti turabakunda tukabahoza ku mutima. Ntabwo tuba tubazaniye ibi ngo bibabere umutwaro, ibi ni umutima wawe, ni urukundo Imana yaguhaye kugira ngo mu byo yaguhaye ugire icyo wabasha gukorera abantu nk'aba ngaba, ugire icyo wabasha gukorera umuryango nk'uyu. Rero ntabatindiye ku buzima bw'uyu mwana, reka tubisobanurirwe na nyina, ariko namwe ntimujye kure. Gahorana Imana y'u Rwanda mubyeyi, nawe uyihorane. Urakomeye, urashima Imana? Ndashima Imana ingejeje iki gihe nkaba nkiriho n'umwana wanjye. Uraza kwihangana tuganire, kuko abakunzi ba Touch One ibyo ari byo byose barifuza kumenya amavu n'amavuko y'ubuzima bw'umwana wawe. Tugeze hano, ariko ku ruhande rumwe ngira ngo bakunzi ba Touch One murabibona, nk'uko narindiho mbibabwira mu gihe tugitangira ikiganiro, umwana nyine ni uku nguku. Uyu mubyeyi yarahagorewe mu buryo bwose bushoboka, ngira ngo murabibona, agira gutya akagenda nyine akaba yanamucika, ariko nta muva iruhande. Uko mubibona yagakwiye kugira icyo akora, ariko nta muva iruhande. Mubyeyi,
umushyitsi kuri wowe ni iki kwanza twumve uko abanyarwanda nabo babyumva? umushyitsi kuri njyewe ni umugisha. Mbonye umushyitsi mba numva ko abantu banyitayeho nyine bakinyibuka, babifata rero kuko umushyitsi ari umugisha, niko mbifata. Umaze imyaka ingahe mbere y'uko twinjira mu kiganiro cy'uyu mwana wawe umurwaje? Umwana wanjye yafashwe afite imyaka 8, ubu afite imyaka 14. Reka rero uvunagure ibyo ari byo byose, uzi ubuzima bw'umwana wawe, ibintu by'ingenzi cyane bisobanurire abanyarwanda. Ndumva ari byo byiza. Byatangiye bite ubu buzima bw'umwana wawe? Ese n'umwana wa kangahe uheraho? Umwana wanjye ni umwana wa mbere, niwe nabyaye n'imfura yanjye, niwe nahereyeho mbyara. Yitwa Musabyimana Arize, ngo niko yitwa. Umwana wanjye akaba yarafashwe afite imyaka 8 yiga mu wa 2 primaire. Byatangiye bite rero? Ukuntu byatangiye, icyo gihe nacuruzaga caguwa. Noneho mvuye gucuruza nimugoroba, ngeze mu rugo arambwira ati natashye kare ntabwo nize ngo ndangize amasaha. Ndamubaza se kubera iki? Ati narwaye umutwe. Ndamubaza se umutwe ni watumye utahuva ku ishuri? Ati nababaye cyane mbibwiye mwarimu. Arambwira ngo itahire. Icyo gihe twabaga ikibungo, ntabwo twabaga inaha. Nuko ubwo ati se birashobora kuba warwaye umutwe, ngaho ugenda uryame unywe n'amazi menshi. Yagiye araryama n'amazi yayanyoye, ariko kuryama biranga. Umvisha akomeje gutaka, ndamubyutsa araza turararana. Ijoro ryose ntabwo nasinziriye, bwarinze guki ataka. Buracya mu gitondo mujyana kwa muganga. Ngeze kwa muganga bamuha paracetamol, ndazizana ndazimuha nk'uko muganga yabimbwiye. Zimuhaye mbona umwana nta kintu biri kumufasha. Ubwo paracetamol nkeje mu gitondo, kubera ko yandaje ijoro n'ubundi adasinziriye, nahise musubiza kwa muganga. Ngezeyo muganga arambwira ati se imiti naguhaye wayimaze? Ndamubwira ati ntabwo nayimaze, ahubwo nabonye akomeje kuremba, mfata umwanzuro wo kumugarura. Muganga ati se wagiye ukayimara ukareba ko nta kintu biri butanga? Ndamubwira ati niyo muganga wowe nuko utazi aho naraye ntasinziriye, none mumfashe wenda mumpe n'igitanda, mutagira ngo ni ibyo wenda ababyeyi bigiza ku bana, murebe ko atababaye. Icyo gihe muganga yaranyemera ati ngo genda ufate igitanda uryame hariya n'umwana. Ndaharyama, umwana ntiyasinziye guhera ubwo bampa igitanda. Ijoro ryose arararira, muganga abonye arayarira araza amutera agafeneri garasinzira. Maze gusinzira yasinziye nk'amasaha atarenze 6, arongera aricura ararira. Muganga ati bya bintu none ati ndabona bikomeye, birigara hafi. Arongera amwongera utundi tunini, biranga gusinzira. Mu gitondo aragaruka mu masaha y'akazi ya 2. Ati yewe ataho bigeze, ati uyu mwana tugiye kumuha transfer umujyane Ikirehe. Transfer barayimpaye mujyana Ikirehe koko. Ngeze Ikirehe ntago nafashe nimero iri inyuma, sinabonana na dogiteri. Njya gucumbika ahantu bita Nyakarambi, hari umuntu tuziranye, ndarayo n'umwana uyu nguyu n'undi nari mpetse mu mugongo. Baraducumbikira mu gitondo kare ndazinduka, bati ngere kwa muganga kare, nararanye nimero. Ngerayo kare, dogiteri turabonana. Tumaje kubonana, dogiteri arambwira ati rero uyu mwana ashobora kuba ari mu giga, mujyane bamufata ikizamini hariya. Ndagenda mugejejeyo, nsangamo abadogiteri 2, barambwira bati rero nta kundi dufata ikizamini cy'iyi ndwara, ni aka gashinge dukoresha. Bakereka umwana, nanjye barakanyereka, bati manzi umwigishe abana kugira ngo benshi batwemere, nibo bakeya batwemera. Ubwo ngubwo umwana ndamwigisha yanga. Niki bacije cira hano, ndamukubita ngacira hano, ngacicikira yicare hano. Nuko ubwo ngubwo umwana ndamwigisha areba nako gashinge, bati mujyane hanze umubwire ibintu byose akunda kugira ngo yemere yuko tumufate kino kizamini. Mujyana hanze
ndamwigisha mubwira ibyabombo mubwira ahantu nzamujyana byose arabyanga. Arambwira ati kara gashinge baba bagiye kunyica, kara gashinge kahita mpfa noneho. Umwana urushinge ararwanze, tuharara kabiri yanze iby'urwo rushinge. Abaganga barareba bati rero umwana biragaragara ko arembye, none ikintu tugiye gukora tugiye kumusinziriza tumufata iki kizamini. Umwana koko baramushinjirije bamufata cya kizamini, ibisubizo bije barambwira ngo nta ndwara babonye. Cyakora bahise bareba ukuntu arembye ataka, bampa igitanda kajya bamutera imiti ndakayinywa bikanga. Mbona nta kintu bitanze, na muganga bibona ko aho kugira ngo umwana bigire icyo bitanga ahubwo agenda ayonga kusumbyaho ananuka ashiraho. Nkababwira ati se none mwamfashe tete twagufasha iki kandi uri kwa muganga uragira ngo tugufashe iki bishoboka ko tubiguha. Ndahabaye musaza wanjye aza konsura bareba umwana ati umwana uko nari muzi se nuko amaje kumera nuko yabaye. Se none ubuhangaha bizagenda bite? Nta kundi nyine bamufashe ikizamini cya mugiga barayibu, kandi urabona yuko buri gihe cyose abarira ababaye. Musaza wanjye arambwira ati rero ibi ntabyo, hano mafite umuganga w'inshuti yanjye, reka mwinginge badusezerere tugende ujye mu bitaro bya Rwinkwavu habamo abazungu, wenda bari icyo bagufasha gusumbya ahangaha. Icyo gihe yabimfashijemo turahava tugira Rwinkwavu. Koko tugeze Rwinkwavu umwana baramwakira, bamwakiriye bambaza uko byagenze byose ndabibasobanurira nta na kimwe nabahishe. Barangije barambwira bati rero uyu mwana hageze yari amaje kuyonga, yarashizeho mbese ari akantu k'akatsi utamenya ko ari umuntu. Ubwo turagenda tugera Rwinkwavu baramwakira, bambaza ukuntu yafashwe ndabibabwira. Barangije barambwira bati rero natwe nta kindi turakora, kiriya kizamini bashobora kuba baragifashe asinziriye, ibisubizo bikaza ari negatifu kandi ashobora kuba yirwaye. Ubwo muganga arambwira ati uyu mwana aho bigeze ongera hendahende tukimufata ari muzima tutamusinzirije, uretse ndaje ndaguha. Umwana ndamwinginga nawe kubera ko yari mukuru, imyaka 8 ni myinshi, ndamwinginga ndamubwira nti rero urabona aho ugeze ugiye gupfa, kandi abapfa ntago bagaruka, ntubize ko abapfa batagaruka ngwiye. None rero ihangane iki kizamini kigufate wumva impamvu cyagiye kitafashe, wumvishe ko muganga dusobanuriye yuko ari impamvu yuko bari bagusinzirije, ihangane bakigufate wumva. Naje ati mama ati none aho bigeze ndababaye ndabyemeye, ndemera ntushinyirize bagifate neza niwinyeganyeza agashinge karacikira mu ruti rw'umugongo urapfa. Umwana yarihanganye koko ikizamini barakimufata Rwinkwavu. Bakimufashe koko basanze ari mugiga. Abaganga baraza barambwira bati uyu muti tugiye kuwushaka tuwumutere, ariko ntabwo uri burare ubonetse nubwo igisubizo kibaye ko ari mugiga. None tugiye gushaka uyu muti uzaboneka ejo, ariko bambwira tufate nta kibazo. Turara aho ngaho nk'ejo koko nka saa 8 umuti wari waje barawumutera. Bawumuteye noneho n'akantu yari afite mbona karagiye. Nkabaza muganga ntise muganga ko mbona umwana wanjye nako yari afite kagiye biragenda bite? Ati uyu muti ugira imbaraga, iyo bawuteye umuntu araremba kurushaho. Noneho yari afite no kuvuga ati nshaka kwituma. Uwo muti bawumuteye nkajya mbona yitumye yineyeho. Bati se muganga umwana wanjye utangiye no kwinyaho, yavuga ati nshaka kunya, ubundi abigenza ati namubaza akambwira ati mama rwose no kuvuga biba byananiye n'urutege narubuze, ati nkajya kumva nkumva nitumye byaraye. Abaganga barambwira ati hangane ni imbaraga z'uyu muti uri gukora. Ubwo bakomeza bamutera uwo muti. Turahabaye Rwinkwavu, turahabaye ariwo bakoresha, umwana akarushaho kuremba. Bigeze aho haza umuzungu arambwira ati uyu mwana ntuzagira ikindi kintu wongera kujya umugaburira na kimwe, ngiye kukwandikira amata uzajya umuha. Anyandikira amata nzajya muha, agakayiko k'amata nkafunguzamo utuyiko 6 tw'amazi, aribwo njya muha nkayacisha mu kanwa. Arambwira ati yaruka ujye umwongera utundi, yaba atayarutse umurekera aho ngaho, ukagira ibindi biryo umuha. Arabimbuza. Mwana tuba Rwinkwavu turahaba hafi amezi 7. Ugeze mu mezi 7 yagira ngo ameze umusatsi, bajyaga bohereza abantu mu bitaro bogosha bakaza kogosha abana, ugasanga umusatsi w'umwana wanjye aho kujya w'umusatsi mu bwoya. Ati umwana wanjye agiye kumfiraho pe, byaranze ntiyapfa koko abaho, Imana irakomeza imuramburaho akaboko.
Ngeze aho umwana aratangira arambwira ati rero mama ikindi kintu kimbayeho ati ndi kureba ibintu biri hafi yanjye ariko nk'ibiri muri metero 3 ntabwo ndi kubibona. Ndavuga ati se gute ati ndi kureba ibiri hano hafi ati biri hara hirya ntabwo nabibona. Mamagara muganga ndabimubwira. Muganga arambwira ati rero muganga w'amaso nta uri hano ariko aho azazira nzamubwira aza kurebera. Bigeze nk'ejo ntabwo byoroshye bakunzi ba Touch One. Ubuzima nguku uko ubuzima bumeze, ngubu ubuzima tubamo bwo mu isi, ubuzima bubabaje, ubuzima buri wese atakifuriza uwakunda. Uyu mubyeyi arababaye nk'uko mubibona, abigihe ariho avugana n'umuntu mu by'ukuri ukabona nyine umwana aragiye. Uko biri kose hari ikibazo gikomeye, ariko ninjye nawe kugira ngo uwo mubyeyi tumuhumurize. Mubyeyi reka dufate iminota mike, ibyo ari byo byose uburyo uriho usobanura ikibazo cy'umwana wawe. Abanyarwanda n'abahanga bimaze kugaragara ko umwana wawe yamaze guhuma byarangiye, siko bimeze? Niko bimeze koko. Noneho ikindi kugeza ubu ngubu yewe afite n'ubundi bumuga bwo kutumva. Nibyo ntago yumva. Noneho tubwire ubwo buzima ububayeho ute, ingaruka zimaze kubizihe mu magambo makeya dusoze, kuko burya baca umugani mu kinyarwanda ngo kuvuga menshi siko kuyamara, kandi mbwira numve ntabwo birindira ko tuvuga byinshi. Ingaruka zo ni nyinshi namwe murazibona. Ntabwo uyu mwana urabona uko angana, ntabwo ari umwana wasigira undi muntu ngo amwishingire byibuza ngo yamwitaho nk'uko njye namwitaho. Bivuze ngo nta kindi kintu nakora cyangwa se ngo musiga ahangaha ngo ndagiye, ntibyashoboka. Bivuze ngo nukubana nawe gutya tumeze. Reba uko ngana uku, urabizi neza ko uwariye atabura kwituma. Ninde muntu wakishingira umwana ungana gutya ngaramuhehera atari nyina wamubyaye? Nawe byumva. Ninde muntu wakishingira umwana ungana gutya ngaramumesera taramubyaye? Ntabwo byakunda. Ukuvuga ngo rero uko mbayeho nuko. Hari igihe ubura icyo uvuga, hari igihe ubura uko ufata ibintu, biragoye kubyumva, ariko kandi burya bajya baca umugani mu kinyarwanda, umusonga wundi ntukubuza gusinzira. Uyu mubyeyi arababaye. Uko biri kose ntabwo umubyeyi ungana gutya yasohora amarira gutyo gusa, hari impamvu. Ntekereza ko uri umunyarwanda kandi nawe hari ibyo Imana yaguhaye, hari icyo wakora kugira ngo uyu mubyeyi yishime. Uko biri kose nta bushobozi akigira, yaramuvuje ntako atagize, ibyo yaratunze byose byamushizeho. Twatangiye avuga ati abantu n'umugisha kuri jye, iyo binjiye hano numva nezerewe. Ntekereza ko ariko gaciro k'abanyarwanda, uteye intambwe ukegera uyu mubyeyi, mu by'ukuri yahumurizwa kandi akagubwa neza. Yewe hari n'uburyo ushobora kumugira inama, kuko uyu mwana wenda ashobora kubaho mu buryo runaka. Ntekereza ko twese tuba dufite message zitandukanye. Mubyeyi, hari ushobora gutekereza ati iki kiganiro cy'uyu mubyeyi kinkoze ku mutima, wagushaka ngo aguhumurize yakubona gute mu by'ukuri? Yampamagara kuri 078 33 18 200. Iyo nimero yanjye. Reka rero tukubwire ngo komera kandi uhumure, mu ijuru hari Imana. Imana niyo yamuremye, Imana niyo imuzi umubabaro ufite, Imana irawubona. Icyo ntekereza nuko igisubizo cy'Imana uzakibona. Uhumure, ukomere kandi ukomere rwose, sibyo? Yego. Turagushimiye, wihangane. Yego. Ngayo nguko bakunzi ba Touch One TV, mu by'ukuri ntekereza ko ntabwo kuvuga menshi siko kuyamara. Uyu mubyeyi mwabyumvise, uyu mwana ubuzima bwe bwose yabusesenguye, yabuvuye imuzi, yabugera imuzingo. N'ubuzima bubabaje, n'ubuzima koko buteye agahinda, utakifuriza umunyarwanda, utakifuriza uwawe, utakifuriza inshuti yawe. Uko biri kose arababaye. Ntekereza ko rero burya wowe ubwira ijambo rimwe ahari burya ryagira icyo rikunganira muri buno buzima.
burya gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Iyo ubuzima bwawe ubona bugenda neza bwa buri munsi, ujye uzirikana ko hari benshi bababaye, uzirikane ko hari benshi ushobora kugira icyo ufasha mu byo Imana yaguhaye. Umubyeyi nimero ye ya telefone arayitanze. Mu by'ukuri ntabwo ari byiza ko tujya kuvuga ngo imitungo iyi ni kuri mikoro ngo yarashize, ariko hari byinshi twaganiriye, nawe nutera intambwe ukamwegera, hari byinshi uzumva, hari agahinda kazagera ku mutima wawe. Ikiza gihari rero ni ugufatanya kugira ngo koko uyu mubyeyi ahumurizwe. Ndabakunda rero, ikiganiro reka ngicumbikira ahangaha. Nitwa Emmanuel Kanani. Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.